urangije umugore ajuka bakize se wari wowe ukabakiza muzanye iki yakundebera ibyo ukoreye umugore wawe yakoreye ibyo ukoreye umugore wawe ibwirize ndakumena umutwe uyu mugabo wawe niwo utumye ngwa niwo utumye ngwa itonde wibwirize batuva mu nzira n'iki gihugu cyawe urumva ibintu byo kurwana nta kamaro kabamo sibyo ngo ngwiki ngo nta kamaro ukubise amenyo ntabwo usigaranye ariko gihe abandi iki kigabo kiravuga ibiki uravuga ibiki ariko niwambye ko inshuti yawe ni inshuti yawe gute ni inshuti yanjye irukanka hano muheto ahambirwa wangegeraho ntayabona igikubite uretse mukecuru hanze usaze mu buraya oya nta buraya bwaho wacitse ntiyame uyu ni umugabo wawe uramutwara umugore ukanamukubita nyamara kamagesha muteye nabi ibyo kurwana mana ntabwo biba ari sawa mwana uratwara umugore w'abandi makanika wamwihore makanika nakatari kure wamwihore bakamukubita oya reka nkwaze nkwereke njye ndabanze wagira ngo muragiye inka nabanze ndinzi ndamukubita ijosi nimene oya mbawumbwira papa reka umbwire papa muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha bakunzi bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi ni smart boy nk'ibisanzwe narindi kwigendera ahantu mu kavura rwose urabona ko ari mu gihe cy'imvura nkubitanye n'umusaza witwa makanika ari ahantu mubona ko byamucanze ngo muri kumubona ndavuga ni reka muganirize wenda niyo namuganiriza utunota duke ariko tumenye ngo se makanika muri no minsi ari kubahe bimeze gute ko twabonye ibyagiye bimugaragaraho agenda aserera na madamu we n'uwagiye umwinjira ako makanika nagihoze nibaza iyo umuntu y'umugabo yinjiye umugore nabyo babyita kwinjira bavuga gute Ntaze kuvuga iki kuba nyine urabona nkakora baba baramutwaye uriya mugabo aba ari iki aba yarakoze iki ni musanzire wanje n'ubwo ngo ako yari umugore wagiye ku mugabo aba ari we byita umwinjira ni umwinjira nyine nese makani tugusanza no mu nzira warura ahantu mu kinamba tubona uri koza imodoka usigaye woza imodoka none ubuzima bwanjye nabukura yagurishije amasambu yose yitwa Mukamana Francine arasangira na musaza we bita Kayitare Jerome Kayitare Jerome ngo niwe witse amafaranga yanjye atuye ku Gisozi ajyana na mushitsi we ariko narababuze narahize ahantu hose narahize ndababura none ubu ngubu nataye umutwe umunamaye ko zipine y'imodoka akambonera ibyo birayi ndabirya kandi ko byabayeho n'ukuri na leta ahubwo niyo ngiye kuzaregera tuherukana uvuga ko wareze ese byagenze gute ese ntabwo barabatumizaho nararwaye njya mu bitaro
ndavuga ejo bundi ubwo duherukana uvuga ko wagiye kubarega kubera ko ngo umudamu yagusahuye akajyana no gushaka undi mugabo yajyanye ibintu byose afite undi mugabo leta rero yabikoze iki cyangwa ko duheruka kuvuga kujya kujya muri leta iracyari mu nzego za leta sindamenya inyungu n'ikiranguzo ariko ngewe kubera yuko nta n'ubufasha mfite mu byo bantwaye miliyoni mbere zari 7 by'ukuri se cyangwa ni ibintu bagiye bagurisha bayakuramo mfite n'ubuhamya ariko ni ibintu bagiye bagurishije 8 wanjye okay kwa data harimo n'inzu oya nta inzu yari yashenywe n'ibiza bya jenoside ariko nari mfitemo ubutaka ubwo ni ukuvuga ngo bafashe ubutaka baragurisha ya nzu wabagamo iracyahari reka nayo barayiriye nyine ako yo ndimeruka nimba ari Mama Prince ibyo bicemigiye Mama Prince ngo nawe nibirebire ngo nese Mama Prince we amakuru ye Mama Prince ngo yararongowe nawe yashatse umugabo mbyumva gutyo ngewe se ko iyo izi modoka zo giziriye bebiriya ndi kuyibona kabisa n'abantu bari kuyibona aho hafi nare ya mamoto naye bayibonye kabisa kameramani yabikoze iyo maze koza imodoka zose iriya kwa akantu k'akadisike kapfuyemo ndagenda nkibyamiramo nkamanuka hano hepfo mu isoko rya Miduha nkagenda nkagura yenda ibyo birayi nkagenda nkajya hariya muri kariya kazu karimo moto nkagura udukara nkabyokerezamo nta safuriya ngira Mama Prince umeruka kuvugana yanyiteza se ngewe ubu ngubu mvugana n'imodoka hano nizo nshuti zawe niho ukura umukati niho nkura umukati hari abantu bari kuvuga ati rwose wararenganye serebo konso dore urusebe mfita iyi ni imodoka yankomerekeje ubu sinakwambara akamantu dore rwaba no kwambara inkweto rero inkweto nambaye usa n'iz'abagabo cyangwa n'iz'abasazi nicyo wisabira abantu bagiye bagukunda babone kubona ibibazo uri kugenda uhura nabyo nicyo wabisabira ngenda saba inkunga yabo nawe ukamfasha ariko n'umuntu nsanze aha ngaha ndagusanze biranambabaje cyane sibyo ukansabira inkunga nanjye nkagira sapoti nkabona yenda n'abankodeshereza aho nzajya mpena haryama bakize akubyiraho kuba waranakuye amaboko mu mifuka ukaza ukakora nabyo ni iby'agaciro cyane ni iby'agaciro aho kugira ngo njye gusabiriza ndi umuntu w'umugabo kera nigeze kubaho umugabo ako n'ubu uri umugabo papa oya nari umugabo ntihabwa intebe biba byararangiye ahubwo ubwenge nari mfite ntabwo bwapfuye ubusa kubona tinyutse gufata ibase yanjye na omo kwicara hano nkabikora ariko ngo njye gusabiriza ubu ngubu uteganya ko washaka undi mugore cyategereje ko leta wenda igira icyo gufasha ikagira ndashaka leta naho umugore we uzana uguguna igufa ejo ukazana uzana umugore wirukana umugore uguguna igufa ukazana uri mirabongo nese ikijyanye n'abana banyu basubiye mu cyaro bari ko bahe iyo nyina w'abana kwanze umwana yagukunda ubu abana nabo barakwanga bazi ko ari we mugore none se nta telefone ngira ngo bazampamagara nta n'uwaza kundeba muri iriya burende iriya modoka yabuze ngo aze kunsanga amatsuririmo biragoye nyine hano iyo wakoze umunsi wawe utangira akazi sangahe ugatasangahe biterwa n'imodoka ije yanduye nk'ubu ngubu imvura yaguye yenda ejo nzakibona cyangwa se nigwa nijoro imvura irazoza zinyagirwe mpanagura amapine bampaye amafaranga 200 300 ayo 300 kilo kibirayi kiragura 600 ubwo ndaguramo ikiro inusu y'ibirayi yenda bwa bukara bwasigaye urabona kari agafuka reba kari gateretse hariya ku mamoto urabona ibintu byarunze by'ibari y'umweru yego buriya nibyo mba naraharunze hanyuma ngashyiramo ikirayi nkabitwika ntakirya ubu uritekera uribana wenyine ntibana se wabana n'umuntu mu modoka y'abandi amaye nese urara hari ukorera none narara heza imodoka bazanye koza reba hano aha ngaha muri ruhuru haramo imboga bazanigiremo wapi nge narara muri ya modoka ho ubwo imodoka bazanye we koza izo baharaza ufatamo imwe ukararamo kubera ko banyizirana ari umuntu ubu ngo ntabwo ufite aho kuba haheza yawe dore naraga muri uriya mwuga ndi kuhabona bamakazi dore nguyu ndi kubona ndi kubibona
ukararamo hariya nararagamo hano nkamanuka nkajyamo aha ngaha ukiyorosa iki ukiyorosa iki shitingi nayikuraga hariya mu modoka yewe birumvikana birababaje makani nuko ahubwo ubona isuri yagiyemo nari naracukuye rwose naraharangaje rwose nkagenda nk'iyorose hanyuma se makani ubu ngubu wenda ugize amahirwe ukabona nk'umuntu kwifashiriza akavuga ati makanika reka mushakire inzu yo kubamo yagushakire wenda naho n'icyo gukora uba wumva ikindi washobora ari ikihe nta yewe mu buzima bwanjye mu mutwe haratekereza ni uko abagore bampemukiye n'abana noneho nabyaye nabo ba nyina bakabakwangisha ariko akazi nabona kose nagakora kuko sindwaye nararwaye ndakira abaganga baramvura ndakira makareka nkureke imvura ibaye na nyinshi ubona ko ikomereza aho wari ugiye ubu ngo wari ugiye ko mbona akazi wari ugasoje ntabwo hari umuntu wari umamagaye ngo ndende imodoka ye ngo ihuye n'igikamyo kitera ibyondo nze nyihanagure reka ngushimire makareka tuzabonane ubutaha bakunzi bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi nari muhuye na makanika mu nce za Nyamirambo niho hasigaye akorera ubuzima buragoye ariko nanone twatugoma nanone kuba twagira icyo tumufasha duhuye nihuta kuko nari nafite akazi kenshi ariko nyine nizeye ko uko byagenda kose tuzagenda tumuba hafi yagiye ahura n'ibibazo byinshi murabizi madamu we yaramutaye murabizi yagiye ahura n'ibibazo byinshi cyane kabisa ariko nanone uko byagenda kose tugomba kuzakomeza kumuba hafi tukareba uko twamutabara nareba kabisa nareba bantu banjye ni ukuvuga ngo rero makanika ntabwo nakugenda namuganije nk'umuntu twagiye tuhura mu bintu bitandukanye niyo mpamvu nahisemo kuva navuga ati reka mubaze amakuru maze uko abayeho ariko mbonye ko ahantu ari birababaje cyane anganije ahantu yabaga mbere numva ndababaye atweretse ahantu akorera namwe mwahabonye nakeza ko kameramani yagiye ahabereka mwabonye ko ari ibintu biba bigoye cyane ariko twizera ko wenda uko byagenda kose vuba na vuba bizagenda neza atuganije atubwira ko yatanze ikirego muri RIB kijyanye n'umudamu we wamusahuye ndetse akaba yajya gushaka undi mugabo bitemewe ariko ngo aracyategereje ibisubizo RIB ko ibahamagaza bakagira icyo babafasha ese mwebwe mwagiriye inama makanika ese mwebwe muri makanika mwakora iki ese uriya mukecuru we mubona ibyo ari kwitwaramo cyangwa se just ibintu ari gukora ari byo ubwo mwese mujya muri comment mutubwire uko mwifuza ko byazagenda ese mukumbuye ko wenda njya gusura nde ese mwifuza ko njye nabafasha iki nomero yanjye yo murayizi ni 782 9 7 1 685 ni smart boy ni kuri Sfere na Fan TV tubana ubutaha bye